umuhungu w'imyaka 22 na mama w'imyaka 45 bakaba bari batuye mu murenge wa Fumbwe mu karere ka Rwamagana baje gutabwa muri yombi rero n'inzego z'umutekano bakekaho kwica se bamutemaguye. Reka tubifurize ibihe byiza, tubifurize no kuryoherwa n'ibiganiro by'Isumbwe TV. Twizere ko muri hose mu bice bitandukanye mumeze neza. Ubwo ku rundi ruhande kandi tuba tunifuriza abatameze neza nyine kumera neza. Icyambere no gusenga no gusaba Imana kugira ngo ubuzima bugende neza, kuko ibyo abantu babifuza buri munsi usanga ari byinshi twifuza. Icyambere no kwifuza iherezo rizima, buriya nimbura umuntu. Icya kabiri ni ukugira imibanire n'abandi bantu myiza. Ndatekereza yuko buri umuntu ufite imibanire myiza n'abantu bagenzi be bo muturanye, ukaba yifuza kuzagira iherezo rizima mu buzima bwawe, buriya uko byagenda kose biba ari byiza. Ntabwo wakwifuriza umuntu inabi kandi nawe utayifuriza ku giti cyawe, haba hari ikibazo. Ubwo rero abadukurikira mu majyepfo y'u Rwanda, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba n'umujyi wa Kigali, tubifurize kugira ibihe byiza cyane. Akavura uyu munsi kameze nk'aho kaguye, ubwo ibice kagezemo ni byiza. Abantu bahinzi buriya muri Afurika iyo ugiye kureba ubukungu bwacu bushingiye ku buhinzi ndetse n'ubworozi. Ubucuruzi nta nganda nyinshi tugira, nta bindi bintu tuzi byinshi, turamenya byinshi. Buriya n'abantu babwira ngo wenda bari, reka mvuge ku kijyanye n'iterambere, ntabwo harimo gusigana cyane. Nta ntera irimo buriya muri Afurika bavuga ngo igice kimwe cyaratumbagiye cyane ku buryo gisiga ikindi. Ubona biba bimeze nk'ibigoye cyane. Ubwo rero aho akavura kaguye mu bice bitandukanye by'igihugu, ni byiza mu gihe esansi iri kuzamuka, byibura imyaka irera bituma ibiciro ku isoko tuvuga ngo birimo birazamuka. Buri ubuhinzi iyo bukura, nubwo bwakura akantu gatoya, kuko ikibazo usanga tugira kenshi muri Afurika yacu ni uko usanga abantu bose nyine umuntu ugize udufaranga. Hari umuntu twiye kuganira arambwira ngo uzi ko hari umuntu uturuka mu bice twita iby'icyaro avuga yako aje mu mujyi, ugasanga aje mu mujyi arimo aracuruza agataro yikoreye imyumbati, yikoreho na voka, yikoreho n'imineke, arimo arajya kurya ahashye, kandi bya bindi aho yavuye ari kuzajya yibonera ubuntu, ariko agahitamo kuza kubihaha kugira ngo yisanishe na bwa buzima nyine abantu bashaka kubaho. Kandi sinzi nimba muri kukumva, ariko twebwe tuba tuje mu makuru muri rusange. Nimba warakoze subscribe, ni umwanya mwiza wo kugira ngo ujye ubona amakuru yacu mu gihe akigeraho, kandi tuba amakuru mu by'ukuri afite fact, amakuru afite ibimenyetso byuzuye, kugira ngo bitazajya ajyana n'ayandi y'ibihuha mwumva hirya no hino. Ntabwo ariko bimeze. Tugera, reka duhere Rwamagana. Ngiye nitwa Rutambije Ben. Rwamagana hari umusore na mama we cyangwa se na nyina bataye muri yombi bakekwaho kwica se. Urumva ni umugambi wacuzwe n'umubyeyi n'umwana we, baravuga ati reka tuzice so. Kuko nicyo kintu giteye ubwoba cyane. Ahangaha rero ni umuhungu w'imyaka 22, amazina ye ntabwo aratangazwa bw'umutekano we, ndetse na nyina w'imyaka 45. Umuhungu w'imyaka 22 n'umuhungu w'imyaka 40, umuhungu w'imyaka 22 na mama w'imyaka 45 bakaba bari batuye mu murenge wa Fumbwe mu karere ka Rwamagana, baje gutabwa muri yombi rero n'inzego z'umutekano bakekaho kwica se bamutemye. Ibi ngibi aya makuru yaje avuga yuko byabaye mu ijoro ryo ku itariki 27 Mata 2026, bikaba byarabereye mu mudugudu wa Rukwaya mu kagari ka
Sasabirago, amakuru avuga ko ariho byabereye. Umwe rero mu bayobozi bahaye amakuru igihe yavuze yuko runo rugo rwari rusanzwe rubana mu makimbirane ashingiye ku gucana inyuma. Bya bindi duhora tuvuga. Ejo bundi ngira ngo nibwo twababwiraga inkuru y'i Karongi, aho twavugaga yuko hari umugabo wishe umusore yavugaga yuko yamuciye inyuma yagiye gusangira n'umugore we inzoga mu kabari, kamutegereza kamukubita mpaka muhitanye. Cya kintu rero twavuga cy'amakimbirane mu miryango ashingiye gucana inyuma, ashingiye kuri bya bibazo byose abantu bagirana bitabasha gukemurwa hakiri kare, noneho birimo birazamuka bigafata indi ntera, bikava no kuri ku babyeyi bikinjira no mu bana. Umubyeyi agafata umwana akamukurompa akamwereka yuko undi ariwe afite ikibazo, kugira ngo umwana atazabasha gufasha wa mubyeyi cyangwa se bazabashe kumuhitana uko byagenze uyu munsi. Uyu muyobozi yavuze ko mu ijoro aribwo babonye amakuru ko umugore n'umuhungu we bishe se. Ati ni umugabo w'imyaka 47 wishwe n'umugore w'imyaka 45 afatanyije n'umwana wabo w'umusore w'imyaka 22. Umuntu akibaza ngo umwana w'imyaka 22 kwaba byibura ari uwiga yakagombye kuba ari muri kaminuza. Umwana w'imyaka 20 ujye gufata n'umubyeyi we kugira ngo bice undi mubyeyi wabo. Kubera iki inzego z'ibanze zitabasha kuganiriza izi ngo dufite amasibo, dufite umudugudu, akagari, umurenge, kuki bigira aba bantu bakimbirana bakarinda ubwo bicanaho kugira ngo byibura batandukanywe hakiri kare? Erega hari ikintu uyu munsi abantu bajya bibeshya. Ntabwo buriya gutandukana kw'abantu ari ngombwa ngo ubuntu umwe abanza asare muri ibi bibazo by'umuryango dore tuvuga nga. Oya, nge uko mbyumva nuko mbibona, ntabwo kugira ngo abantu ubanza abantu barafashe kuvuga ngo abantu bazatandukanywe n'urupfu cyangwa Yesu agarutse, bya bintu barahira muri ya madini yanyu. Nge ntabarizwamo. Sinzi nimba aricyo kintu abantu bakeneye kugira ngo sosiyete nyarwanda uyu munsi abantu babone yuko harimo ikibazo. Rwa rwego rw'isibo tuvuga ngo rurahari, wa mudugudu uhari, ujye umenya byibura ikibazo gihari, utange ripoti ku kagari, utange ripoti ku murenge, muruvuga ngo hano hari umuryango wananiranye uyu munsi wananiwe kumvikana, paka abantu bicanye. Uyu muryango bivugwa yuko warubanye mu makimbirane, aho umugabo ashinjaga umugore we kumuca inyuma. Kana mukumve neza, ubushinzwe twabwiye yuko za Karongi ari umugabo washinjaga umugore kumuca inyuma, n'ahangaha n'ubundi niko bimeze, nta kintu cyahindutse. Ni umugabo, urumva yuko umugabo niba afite imyaka 47, afite imyaka isa na ireje, nubwo nta diferanse irimo, diferanse y'imyaka 2 n'imyaka mike cyane. Handi uvuga ngo uwo twashakanye wenda arajya kunca inyuma kubera ko akiri mutoya, agifite amaraso mato, akiri jeune. Urumva ka kantu. Ahangaha ngo bamwishe nijoro ariko bahita batabwa muri yombi. Uyu muyobozi rero akavuga yuko bakekwaho ubu bwicanyi bamaze gutabwa muri yombi, aho kuri ubu ngubu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyagasambu, mu gihe umurambo w'uyu mugabo wajyanywe gukorerwa isuzuma mu bitaro bya Rwamagana. Mwumve sosiyete nyarwanda yacu twifuza yuko yagombye kwibanye neza, twifuza yuko twaba sosiyete iri kubaka u Rwanda twifuza, ariko bigezaho umubyeyi atekereza yuko umwana yabyaranye na kanaka n'umugabo we cyangwa n'umugore we bagombye gufatikanya ahubwo bakajya kumwica kugira ngo bubake umuryango. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Akenshi rero uzasanga izi ngo bahorana ku nkeke, reka mbivuge gutyo. Kwa kundi uzasanga umugore ahora ku nkeke, umugabo ahora ku nkeke,
bikagera n'umwana bikamwica mu bwonko ku buryo atabasha gutekereza ngo asobanukirwe ngo ni ikiri kuba ku babyeyi banjye, ni ikiri kuba hagati ya mama na papa. None umwe akagenda akamwerera akamubwira ngo nyamara mwana wanjye uriya niwe wananiye, undi akamubwira ati nyamara mwana wanjye uyu nguyu niwe wananiye, ngwino tumwice. Urumva ko ari ibintu bifata igihe kugira ngo umwana bamutegure, umubyeyi wese cyangwa nyina ategura uwo mwana kugira ngo bafatanye kwica se cyangwa nyina muri rusange. Kare dutegereze turebe ubutabera bukora akazi kabwo.